ufite amenyo nk'urubura rwose uri kurerembura ayo maso mama we turi kumwe nk'ubusohokanye nawe wenda nkakujyana nka Mariyoti wenda tukamara nk'iminsi nk'ibi muze burangiye kugira ngo unyegukane ntago wapfa kunshobora se bitewe ikizo k'ikofi nayubatse Bada harahantu njye hari umuntu wawe wantumiye Nasugo rugendo ugize akakanya na yabimbwiye kare nuko nari nibagiye kubikubwira no umuntu ajya kugugurira agacupa se na umuntu ufite abashyitsi mu rugo yavuze ko njya no kuba mwakira ahubwo ndabona ndi gukere batambwiye ngo tujyane kandi tugomba ntabwo byabaye ngombwa yuko uri bujyane Bada nta kibazo ariko sigara hanga ndi buze kukubwira kumwana ubwo nyine nubona hari kiri kugenda uze kuko ndaguhamagara nomero wanjye ubwo sasa uraza utinzera bite ndashaka fi wiriwe gute ariko sister nawe usigaye unsuzugura ndisha none se sinkuruta nese kubundi utabivuze ko wanyita sha erega iyo uri mukuru buri mukuru uri umwana uri kwikuririza se wari wakura banza bande ngucishe mu rukiko kugira ngo ubyemere twakibarangura rero sibivuze ko undusha ubunini sibivuze ko wagira ute wansuzugura uko wishakiye ndagusuzuguye cyangwa nawe unsuzuguye oya turakundana umva nkubwire rero gasaza kanjye nkunda urikumva ndi gasaza kawe na yanjye uri kunyita uri kuntondeka uri kubona ndi gatoya musaza wanjye bameze ute si wumva noneho meze neza meze neza iri ute iriwe neza ibase tugiye gukundana ngiye kugura akantu keza sha kagendanye n'iki byaba icyo kunywa icyo kurya urifuza iki yewe shaka kirangura cyose ndacyemera hano ufitemo ibiceri si byinshi ariko ni bikeya bitarenze senyese ngiye kukugurira capati n'icyayi hari ikibazo si wumva ahubwo ibyo bintu ni sawa kintu aha ngaho ugenda rero umva none hasi agenda ajya muri izo nzoga ze nanjye hano ihamagarira umwana akiri mutoya gusa buriya umva akamuzi ko ari buze nimugoroba bite byabo gusa ntabwo wazungu nansuhuze muraho nase uvuye hehe sinari nzi ko uri buze ku mugoroba arahugiye hehe kino gihe mbavuye gukatamo nyine mvuye no gusenga ahubwo ibiryo uvuye hehe ntabwo ndateka ntabwo nari nateka ahubwo kugira ngo duteke kubera ko nyine ntigeze nteka uyu munsi ngiye kukohereza hahandi kwa Batista ugenda guha ibintu turi buze guteka uze kuza nawe wigireyo ntigireyo so waba umaze icyo ahangaha ngo biki waba umaze icyo ahangaha kugutuma ibintu wewe amafaranga nawe uri bwishyure wajya wumva igihe zose uba wazamuye hajya ngo nuko ntari nyoko niyo mpamvu wasanga na nyoko ariyo mpamvu aribyo byanamuye ntawamenya umva wowe ngiye kuguhereza amafaranga 1000 ugende ariko se garuka babaye ese mama uri kumuzana amanga nyoko se hari icyo mutwaye hari mukuyeyo wigireyo rero nawe ko ngeyo ufite ariko handi hano uri buze gutatara hanga mu rugo rwawe rwanjye nyine wansanza cyangwa nagusanza imiti ngo se ni yawe ntabwo ndi nakuburana nawe kwanza urumva ngiye kuguhereza amafaranga ujye kwa Batista ndi buze kukubwira ibintu ari buze kuguha turi buze guteka nabyo kuza umbaza ibiryo bye ntago arambi biki basi nimba ari biraye ndajyayo n'ibiryo kugera nyine ni ibirayi ari akira ikiro se kigura 1000 ni ibiro bibiri noneho aya na 500 urumva yana 500 nawe uze nyine tonde maze mubwire nanjye nze kuyaguramo ushaka uze kuyaguramo imitobyo ntabwo bindeba
ushaka mu manza muhitobe n'abandi bana mungana uze kuza ku mugoroba nka nturenze ariko saa moya n'igice. Saa moya n'igice nyine singwa amafaranga turi saa 9 mu ntara arya ngazo saa moya n'igice. Ese singwa amafaranga uri buza kurya ikibazo ufite n'iki? Ubwo igihe nibutare aribwo nza ibyo birayi. Urayamaye cyangwa ukumbeshye? Oya ndaraguhaye wowe. Nta amafaranga hano. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubwa mbere wowe genda baranagupfunyikira wikwinda wowe. None oya araguhereza. Warizemo hagera mu kavuga. Oya araguhereza agafuka nta muvugishije wowe udasanga ibyiza babimaze. Urayama. Nunanza guhana yandi. Oya ntabwo nyakwishyuza nashaka kuba wiyariye. Gogende wowe. Gogenda nyine araza kudasanga ibyiza babimaze. Bazima sho. Amafaranga agenda ngo amafaranga ndi kuma amafaranga se ndi nyina ko mfite ibyo ndi kwishakira. Ese naramubyaye azi ngo ni impu bagende bose ntibaraza bari kuri hirimba imbejoro ubona se bose. Izera ko nta zindi gahunda afite. Inzu naciye. Ando meze ute mwana muto ya Eric? Nako ntabwo uri muto umeze ute? Izuba ni hatari. Umuntu yashyuhiranye byakomeye amakuru nyine nawe ukubyumva impamvu mwamagaye. Umva nyine amakuru mashyashya. Umva wa mugabo yagiye na cyana kintazi nacyo sinzi iyo gitumye ndacyohereje. Ubu ngubu ahangaha ni ngira kwihigaragura njyenyine. Umva gira vuba vuba bihute bose ndabashukashutse baraza buriya nko mu masaa moya n'igice gutyo. Umva gira vuba vuba bihute umva ubu ngubu nanjye ritunganyije meze neza. Umva gira vuba vuba bihute ntabwo wabyumva buriya wowe. Ngaho nyaruka atinda uwere gutinda. Sawa sawa bihute. Reka bariya ntazi byabo. Hute mutegereje. Aha ngaho ugenda rero umva none hasi. None aha. Kandi mfite umushero ugiye kuza kundeba. Iyo mushero ubundi se wowe igihe urimo uri nicyo gukundana. Ako sister nawe. Ntabwo ari ngombwa kumbwira ngo ufite sheri. Ibyo ngibyo byo ntabwo nabigushyigikiramo ngo sheri nutazanya no kubimbwira. Uracyabona imyaka ufite ntabwo yemerewe kukundana. Kubera iki sister? Uracyaraka bebe. Nese imyaka nikunda sister. Ahubwo uri kunyereza. Ndi kugukereza. Yes genda. Ako kofi kuki nsuzugura? Ntabwo ari kugusuzugura. None se kuki wumva ko buri munsi nahora mwinjiye? Nese mungende none. Nyemereza amafaranga yanjye. Ndakugurira uhereza amafaranga none ahangaha. Kandi ngende kukubwira. Uri kunyibarishwa. Ngo basi nyumva ariko tujye twumvikana. Subizi ko twumvikana. Subizi ukuntu mwemera. Ngewe na nkubwiye gahunda afite mukanya. Areka buriya no gutanabizi. Hari ukuntu nanjye ariko ntuzabibwire Mary. Hari ukuntu nanjye tsigaye nigenza wakina kandi uyu munsi bimeze nabi giro nawe. Basi ahubwo weho reba ukuntu wabugiye nko kwiremba atanagusanga. Ninkagiye ntukazagiye nkubwira ibintu ngutubirishemo. Genda nyine ngutubize amafaranga yanjye usubire mu nzu. Bigenda none biba byambangamiye uruzano byajya bikamarayo nk'amezi nk'atanu mba naba meze neza rwose. Iriwe neza. Umeze ute? Ubundi ni wowe nayo nawe. Agiye. Ndo byagiye. Se ni naba. Byagiye biratse baranama. Ubundi ni wowe mba nikumbuye naho twari bariya se. Nese areba iri. Cyagisaza wowe wabana na kira gisaza. Ahubwo uri gukererwa. Ubu ndi kubona umeze neza. Byagiye tuhite tunekwa kwa. Barara byambariye. Ubundi ni weho wanjye. Cyane rwose. Kanze nanafunga atagira ibiza kwigwa biraturogwa. Kendo funge. Nyigwa bigire mama n'uburimba uri kunsuzugura uri kunca amazi bindi kukubwira. Uransubiza amafaranga yanjye ihite nkurega kuri mama. Asike. Sava bye. Genda n'uburimba ibyo nashakaga. Umusaza wanjye agiye kuza. Bite se mujye. Umeze neza. Umeze ute? Amakuru se. Ni sawa mwahageze. Twahageze kwa tubasubiye.
Ni karibu. Amakuru y'imizizi. Tumeze neza. Natwe turaho. Turakumbuye. Sha twari to kombo nabo baye gisosi. Ni bareba rwose. Yaraga. Uzi ko abasaza bagiye ko bayanze kuva hano. Abara kumose ngazagufasha iki? Abayanze kuva hano tuba twahanganye namushukisha amafaranga ahubwo urayansubiza. Nta kibazo ndagusubiza uzajya uhora umubwira ajya agenda igenda ibuze aba yagiye. Okay, nta kibazo urakoze. Nari nko kumwe. Ariko ndabona neza. Ewe. Ekada. Meze neza se gute muzehe? Ni wareba rwose ura. Ariko ko muzehe. Nyashi zaraje. Ariko avunda abagore nk'abaye baragiye hehera. Muzehe, meze nka kira cukuma cy'umugore wawe. Oya sha urakeye umeze neza cyane. Naringize ngo. Uri inzobe ibisuko byiza. Nje ndarenze ndeba. Ufite amenyo inkuru bura rwose. Uri kurerembura ayo maso mawe turi kumwe. Setsa cyane muze. Nagaruko gusetsa no kumva nkukumbereka ndanagukumva. Maye ufite n'umugore munini. Ni munini subura urabona uri ari umugore w'umnajyana nawe. Mugomba kugendana. Oya na ukamujyana ahantu heza. Jewe ndare. Nkuba sokanye nawe. Wenda nkakujyana nka Marriott wenda tukamara nk'imisi nk'ibi. Muze burangiye kugira ngo nyegukane nango wapfa kunshobora se. Bitewe ikize kikofi nayo yubatse. Afite angahe muze? Ufite imyaka nakoze ni myinshi cyane. Ubu sigeye nakore nabona afite amafaranga. Ufite imodoka. Karina. Akira. Ni wowe wanjye sha nubundi reka tujyayo ubundi tubiganira ariko turi mu nzu. Ariko se muze. Niko bimeze rwose. Hanga kabisa ukoze umuti byata. Siriya ni sawa se. Kisa kimwe. Ibyo nagutumye ubundi wowe biri he? Ibyo nagutumye biri he? Havisi iki? Hano ni kwa nyoko. Hano kwa nyoko. Ko wigize amasoro ariko. Wigize amasoro mu bijyanye n'iki? Ese ko iyi shati ushaka kwambara amashati abiri? Iyi shati bite bye ko. Wari kuri shati y'abandi. Umva ibintu mu shati. Oya ariko. Ngaho ni mwumve. Muvuye gukora iki muri. Ni wowe ri kuri ino shati. Haruka impamvu kari kuma 500 ngihute. Agakise? Aha. Nyene ubuya nyene umubwira. Ngiye guhamagara ngaho ni mwumve ngewe ha. Nyene bugira. Reka nifungire inoze. Oya ntabwo ngiye. Isi shati ngaho. Reka nifungire umukandara mutamu navuga ngo. Akoze manu wamaye ishati yanjye uve mu nzu ushaka mu nzu kuko usanze mu nzu nyine ibyo tuvuyemo wowe nawe uri kubibona urumva ariko nyine muhereza ishati ye akoze manu ntabwo ndeze samu mbari kumubwira kose samu mwana wawe ntabwo uri inshuti yanjye mama nyine uyu ni inshuti yawe kandi nanjye ndi mama njye ntabwo samu mbari akoze mva nyine mu akoze sinabaye magana gasangira na papa mva nyine gusangira nta kibazo kiri akoze wowe ufite ikihe kibazo rero imiyo shati ngwino tukubwira ko turabigenda suza kubibwira papa ngwino mani ngwino ariko nyine imishati mwereke nyine cyanda oya tugenda mu mugenda mu kuzika mukomeza tujyane mu ngo nyine we nose kufunze wifunga ngo nako kukinze wari no gufunga amana sha kajya kumuzana mwana ntuza kumutega akorere kama ha Pacisha munsi y'urugi. Amaki Amafaranga. Sha umva papa nuko nazanaje ariko reka je kwa mugeni aza bamfashe mutananje Basi mwanga. ntago namugeni ndamubura kaje kwa mugeni Akira 10. Akira 50. Sama akira ariko. Umva umugeni je nguri bamfashe nabifati Peshawo. Neko. Uragenzwa niki? Papa mwirwanaga hose Bidwana hibekesha Marine. Papa ibi bintu noneho Ni ibikize. ngaho Eso Niko agahungu we. Kamarinete mabi n'amabinga mabi. Wabingaga amabinga kabiri kanga uza muri rurugo. Ushoboranye na mukasko. Nge sindi mukasko. Mu rugo rwanye nta muntu ugira uvogeramo. Ese ko bamubikije hano muri ino nzu? no Nibiri nete bibenga bwabwebwe. Mugere nabaye mugere muri no karitsiye. Ibi ni bizibiti. Ahubwo se Ibizibiti by'ibiki? Na ibi bintu rero ujye ubijyana kuri mukasko nukazajya ubinzana mu maso yanjye. Umva rero sha. Nge ndi mukasko. Umva. Uze kuza akira aya mafaranga ntuze urebe icyo wigwanaho. Ayo mafaranga ngo hawe urebe uko wigenza
ntuze kubwira mukasiko kuko yamera nawe ariko nawe nk'umuntu nk'umugabo uri kubyiruka wa musore urabona wowe atari uri kugira ngo binga mabinga nta binga mabinga agenda ubundi mu rugo rwanjye kanga uhazana mu mabinga yawe binga mabinga usubira yuvuye kandi gasopo kunzira mu rugo nanjye ndetse